hari akantu k'Ikirego kuri TV10 bampamagaye ni nabo bambere bari bampamagaye to gusa nari mbizi uko biri ahantu hose ukuri kw'Imana man ni ibintu biteye isoni sibyo kubona man muri 13 ziba mu Rwanda nshobora kuba byibuze nzwimo nka 5 cyangwa 6 n'urugero sibyo ako still nkaba ntarabasha kwigurira imodoka ndacyari mu bukode ndakodesha na landlord kubona sometimes ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo ndi kurura mbabwira ngo ndi kubashaka ko mumfasha oya mu byumve neza urumva ntabwo ndi kurira kuri TV ya legacy oya ndi kubabwira fact me ndabaho ukuri hari abatinya kuvuga ibyo ngeye ndi kubabwira bakumva ko ngo barashaka babaho nyine no pretending ya ngo cap yes ngo cyangwa no cap ngo ibi bintu mfite no cap ariko P-Fla uko biri kose so I'm like man sibyo abantu bose ngiye ntabwo ngiye nshaka mane kubaho mu ifoto cyangwa nkaba ngashaka kwishushanya nkigira icyo ntari nkakwereka ngiye uwo ntari we urumva sometimes kwa namande ndi kubuda muri taxi voiture wenda itagira color sibyo ifite be nkabwo ati right umusaza aciyeho kandi serious ndagera imbere na driver wala dutangira gushwana umugasa umusamani kuraho kibiri mwana kuraje urumva ati se sobeze mane ko ndi umusaza urumva ariko amapica nyine uvuye kurya ahantu hose baragataha umusaza ameze neza karafashe wala kandi abasani mwese muri yizi mane ko mubayeho. My first album had no famous guest appearances. The outcome, I'm crowned the best lyricists. Mfatiraho kimpango abateteshaga MSC umwe kuri umwe ngo nabaraje mu nzitagira isime impamvu ni iyihe ni of course mbashize inyota nta take nta lost ubumafirage muri bipipe advertise ibyo dukora nta kindi nari nzi nkabyo media mind control njyahoro z'ubwoko amabara baho yose ukayambonamo ndikiyo indorerwamo wabe impumyi utabasha kunyibonamo blazing ganja na MUGO inshinge nshumikane n'abatoti nkuvuze betatu ku maboko turi batatu nta mpamvu yo kubishene tugipfa ubwoko you couldn't protect the weather Mr. Ono ubimenya I'm so long nice nka speed English school out kwigisha icyongereza senga ndekeraho bagwete barubo nibisengo hembuze tigo ntunshingeho undebe buryo usabe ndekeraho utanampfiraho igihugu gitera ikindi abantu tugapfakaza amagini ubyibuke sineri yumbabarire fake tags no love rwose hasi no interest mwirirwe. I was born ready, me people. If you're not born to be ready, anyhow, Simbizi. This is Alvina Sydney, queen of the mic, the good girl in the city, queen muri business. Aduherere ni Legend Hotel muri corridor ya fresh tumanuka tubahereza ijoro nje kuba hijuru mushakira aho bitari tuzababwiza ukuri ni kuri Legacy TV kanda kuri like comment share notification button subscribe byose ntacyo bisaba uretse kwita ukanda kuri telefone yawe cyangwa kuri machine yawe abantu badukurikiranye hanze imigisha myinshi kuri mwebwe abadukurikiranye hano mu Rwanda KGL cyangwa Kigali mu murwa mukuru ndabaramukije cyane namwe ndabubaha buri muntu wese tugaragariza urukundo akomeze kuko it's all about love, it's all about legacy. Hanyuma ntatinze uyu munsi ndi kumwe n'uwo bita Maximus wa kabiri abantu bamuzi mutangire mwandike muri comments mumbabarire mu bigaragaze umuntu mukunda kubana mu tuntu twa guseka ngo sinzi kunaseka nanjye inseko ye yaracendize no kurusha naho yabageze aza kubibwirira nawe ndi bamwita P-Fla benshi bakunda kuvuga ngo quiet money cyangwa se QM. Now you will know it's all about Legacy TV. Be all in or be nothing at all. Yo, P-Fla. Mubuzima. Even seeing it a respect. Yeah, for real. Uri KGL. Ari abantu benshi cyane batazi kuri ino. Uri ino ubu ngubu urahari igihe kinini. Ndahari cyane rwose. Nta hantu wagiye. Ndahari hanyuma natangiye mbivuga ngo Maximus wa kabiri mvuga quiet money mvuga amazina CEO uri CEO wa quiet money. What is quiet money by the way? Quiet money bishatse nyine kuvuga umufungo utuje. So ni lebo yanjye. So dufite studio bomba the same time kugerageza kubona nayigira lebo yawe. Yes, so yitwa quiet money. Amagambo ya slang no umufungo utuje. Umufungo utuje. P-Fla uri umwe mu baraperi navuga ngo ntibandavura cyangwa se ntibajagarara cyane. Ibyo bintu niko wamyumeze wakuzute like imvune imvano yawe si twabivugana mu buryo burambuye ko nta gihe kiba gihari cyane ariko wowe nka P-Fla uteye ute mu buzima busanzwe kuki utuje kuri akuntu ni gute? Reka mbanza ngufasha mu gateya
kurikirana nyinshi impamvu ze zabo zanjye zurya urebye situation yanjye nabo ni nk'akaguru kambaye ubusa iminwa yabo iravuga amaso yabo ntabona gusenya izina P-Fla ni nko gukina jihad mutume n'amasahaba barwanye Madina ntiyashira arasubitswe haracyari returiya na biri isa ikimbwa yanze nakumanitsaho ndeba ubuzima ni indaya naruhiye mbusiga amavuta ya diprozone uracya ngo ha promesse unyiha wese tubyara bane imfura nyeta microphone umurage wo muri famille wari wo kuzamamara isi yose wenda mu muziki cyangwa se ubucuruzi ngire inshuti ntibagiwe abanzi ngire nubake nk'ufite amarozi nubwo diru zanjye zari tabu nk'umutrafika w'ibari swimming pool ibyana muri za bikini twe turaho n'imiti mafia network tunegosia kuri table ronde nkaba Enrico Femi rap ne game nkina ni nk'ifu y'ubongo ipushwa hiryozana karagwa vaso bundazi guha nta mupaka nta kabuza nta kavugana na kamena Booyah, P-Fla, respect first of all. Yeah, thanks. Respect and respect ku bantu bari kudukurikira babafana bawe ko barahari benshi cyane. Je ntanagendeye kujya kure hip hop kuri wowe ni culture, ni vibe, uyifata gute hip hop? Ya urumva nk'iyo verse sinza kuri sinza mu mutwe bijyanye mpere ku kibazo warumbajije urumva nti umurage wo muri famille wari wo kuzamamara legacy urumva mayor her Definitely. Yes urumva ni yari legacy yanjye kuba nzaba icyamamare sebyo maybe mu muziki cyangwa se ubucuruzi ntabwo nari nzi ngo ni muri ibi cyane muri nta bikintu runaka wivaga kuvuga ngo ni iki gusa nari nzi ko ngiye ngomba kuzakora ibintu kandi abantu bakamenya mu buryo wenda butoya cyangwa mu buryo buri hejuru cyane ariko ni yuko nzavamo something kandi abantu bagomba kumenya tu kuko no kuvuga ngo ni legacy so nayo mise ngusubiriza muri verse rero sinzari zituruka ndetse no kuvuga ngo verse ikintu kiba gikomeyemo cyane uravuze uti family umuryango wawe kuvuga ngo n'umuryango wawe ubiri inyuma mu kuba uruburi urungubu of course kuba bose barazwi sebyo hari mom shout kuri mom wanjye murumva hari hose niba dukurikiye legacy for sure mom wanjye koze mu itangazamakuru gihe kinini cyane so birangira nyine yubatse n'izina hari abantu benshi bakora mu itangazamakuru ariko ntitubamenye bitewe wenda n'imikorere tusasibyo ko ntabwo ari kubose wabamenya so my dad nawe nuko nguko nawe yakoze akazi gatuma aba famous cyane so byose shout out kuri dad wanjye hari hose adukurikire kuri legacy so watobara basi hari amazina ujye uvuga nimba bikushoboka ujye uvuga amazina y'ababyeyi bawe ntabwo ari ngombwa ntabwo barabazi barabazi ntabwo ari ngombwa gusa shout out kuri dad wanjye shout out kuri mom bose ni respect ni ku mutima barabizi so urumva rero dufite n'abandi sibyo dufite n'abandi muri family bagiye bize construction numva nabo bakaba famous mu byo bakora sibyo so hagiye havamo abantu nk'abo ngo mu mafamily atandukanye yanjye haba kuri side ya mom cyangwa side ya dad numva so byose muri make ni ikintu kiri like gifite base yo muri family niko nako hanyuma hari amakuru menshi yajyanzeraho ngo nta nubwo wanakuriye ino cyane ngo wabaye muri Norway like Norvège abantu ngo ni Norvège ngo Norway ibintu byinshi cyane batagira we Norvège ijya birambo mwana byose kurya nyuma ruguru hejuru muri fazenda indeed nahabaye igihe nahabaye igihe ndi kuri struggle nyine muri Europe urumva mba mu gihugu kimwe nkajya mu kindi so bibaho man so bibaho yari imbere y'umuziki wawe that was before ukivayo ni rwose utangira kandi icyo gihe nari ndi young cyane ubwanjye ntarimenya neza ntaramenya icyo ngomba gukora mu buzima bwanjye hanyuma uje mu Rwanda urakubise nta nubwo wakubise gahoro urakubise ubangura uzamura hejuru ahantu hose ndabyibuka can you imagine ko naje mbifingana na KGB man shout out kuri KGB Kigali boys shout out kuri Skizi urumva kurikira legacy rwose shout out kuri Skizi urumva RIP kuri my brother Henry urumva gone ariko ntabwo uzaba forgotten n'umunsi wa rimwe urumva ni ku mutima rwose respect nuvuga ngo waje uhita winjira mu gihando navuga ko cyari nibo bantu bari bazwi icyo gihe bo bari bahari hari abantu bari bahari benshi ariko trust me mwana KGB
man KGB yari irenze we nsubyumve uzi ko right today nibwo abantu batangiye gushaka ngo ndashaka gukora ngo brand yanjye y'imyenda KGB cyo gihe man bambaraga ama jogging ya danger complete ya hejuru yanditseho KGB I know right wow ugasanga afite headband yanditseho KGB afite bandana yanditseho KGB yambaye isogisi ryanditseho KGB come on man mpita nibaza ngenda byibuka hari igihe nandi hariya kuri Charlotte kwa Fili Nyamirambo Cosmos exactly imodoka icanaho vuba nka zira wajya bitwaye nyakubahwa mu byubahiro bye yirukanka cyane igiye urumva nubwo nayibonye mujya nayo ngiye kureba byari yaciyeho cyose nabaze ni habaye kiko mushungera bigenze bite ati ni P-Fla ya modoka ndumva ari n'umutuku icyo gihe ati ari imodoka ya P-Fla ciyo ni ukuvuga ngo abantu uretse no kukumenya bari bazi n'imodoka ugenderamo iyo modoka iri bimeze bite iracyari ko ndi kwibuka ko yaciye ariko sinabonye ibara no hari agakebo so hari agakebo ka naga compressor kanuza kari gafite color ya green ya voila so twari dukunda nyine kuga cruising amo sometime n'iki urumva so I think yuko ari na vasi mbivuga moti nari ndi muri benzi y'icyatsi ndi na high z'amacaps byinshi bitch utaruzi nari pimp urenze bunny ibaza impamvu nakwise hani so ni byinshi cyane urumva iyo compressor kuko biri kose iyo abantu bafashe ikintu kigira kikanaba na brand duhere ku makepu bavuze ati KGL caps zirazwi ubu ngubu kuko ari brand urumva ko bari bazi iyo modoka nuko yari yawe koko yari yo P-Fla agendamo iyo modoka iracyahari urayibika se bimeze bite no man so was like 10 years ago warayihinduye hari ukuntu bitagenze neza to definitely hanyuma P-Fla ubu ngubu mu bihe byose wagiye ucamo uko biri kose hagiye hagaragara kuko uri umwinfluencer cyangwa se umuntu abantu bareberaho bagakora akaba yakoze igikorwa cye nyuma abandi bagakora ibyo bintu rero kenshi usanga abantu b'abaraperi cyangwa se abantu bari muri hip hop bakunda kwita bavuga ngo I'm the goat I'm the goat man ibintu nazi ibyo ari byo kuba the goat wowe ufata gute goat kuri njye ni ibintu birenze kuko goat bisobanuye greatest of all time. Greatest of all the time. Yes. So you are such a meaning a goat say. Definitely. So kuri njyewe mba numva haracyari kare. Kuko nk'iyo mvuze tuvuze wenda laid by Marley sibyo. Ba Marley definitely kabisa ni Hall of Fame. Yeah, ni goat. Definitely. Yeah, yo tuvuze Tupac Amaru Shakur. You know, only God can judge me. Seriously. I'm telling you. Sebyo ni goats, sebyo. Now because atakiri ku isi, sebyo. Kuko uvuze Jay-Z ni Hall of Fame, ni goat, sebyo. LL Cool J ni goat, sebyo. Cecile Kayirebwa ni goat. Urumva n'abandi benshi impara, sebyo. Na nubu impara zasize n'umugana ati nta cyabuze mara gucuranga. Urumva urabyumva sebyo yo tuvuze late Kamaliza ni gold urumva abantu nk'abo ngabo sebyo bavuga Marvin Gaye sebyo greatest of all time urumva ingero ni nyinshi twavuga abantu benshi cyane Beyonce already ubu right now ni Hall of Fame ni gold urumva ikintu rero P-Fla hari abantu bakunda kucyitirira nta n'umwaka aramara rwose reka ngo n'ibikorwa byo wasanga muri uwo mwaka uko ari amezi 12 navuga gute se nk'amezi nk'atatu ubwo ngubwo abenshi tuzi benshi kuri Instagram hari benshi bakora hip hop singiye kwavuga amazina bamwe barazwi benshi bakora ngo ati njyewe ndi ihene kabisa Sekurume wo ababwira iki kuko uko biri kose umuziki wawe umaze mije kandi warakoze koko na n'ubu uracyakora ubibona gute abantu nk'abo batabita the god jewe ubu ngubu hari ibintu bisigaye bigezweho nowadays bita gutwika so gutwika abantu babifata mu buryo butandukanye rero so definitely hari abantu batwika nyine mu buryo buri crazy urumva ukaba ati wow cyoko sa uno mupeti rero so nawe ukavuga ati okay ntari bi nta kundi nyine byabaye sibyo ariko kuri njye numva bagomba nyine nk'ubu ngo mfite nk'ahantu wenda mfite nk'ahantu hangana n'ahantu duhagaze nkaba mfite n'ikizu kinini byatari nk'igihe warehouse nahita ndaza barabaje nazajya mbaye ingando nazajya mbafata kugira ngo bagire icyo Sekurume babwerekane ngo I'm the god urumva sebyo kuko ntago byumvikana abantu ukuntu
especially no twebwe nk'hano mu Rwanda ntabwo ngewe nafata secular music yacu ngo nje kwigereranya n'abagande. Hari abantu bajya babyitiranya bo wenda banyumva uko ngiye mbivuze ntibashake ku reflipping ngo babyumve ukundi kwabo ko ndabazi cyane. Numva Tanzania nayo nuko kuri ngewe man mbona ko muri East Africa dufashe East Africa muri rusange man twe muri game yacu turi inyuma cyane tujye tubyemera. Nuko abanega ngo urabona ngo ngavuze yuko ngo oya tujye twemera G. Urumva nicyo kintu ngiye mbabwira tureke kwigira abantu badanje kuko right now kugeza umunsi wa none sibyo nta muhanzi n'umwe mu bo nziranye nabo struggling kuri street in and out upside down kuva muri za 28-9 ubwo ntabwo ngiye kuvuga abo naje nsanga nanjye nafumfata nk'abarole model kugeza umunsi wa none. Ariko narebye imbaraga twagiye dushyiramo bya hatari. Ngiye naje nsanga mu Rwanda hari Miss Jojo. Sebyo shout kuri Miss Jojo umutima rwose numva ndawukunda cyane numva. Shout kuri Chanel numva n'aba sister band bari hit icyo gihe kandi babikora neza. Sebyo kuko I'm sure yuko iyo Chanel cyangwa Miss Jojo bataza gukora uruhari byo bakoze at that time ntabwo uyu munsi hari kuba hari Marina cyangwa Knowless. Definitely, yeah, true. Yes. That's true. Urumva? So noneho nkareba wenda nkajya muri hip hop game twari dufite KGB dufite Family Squad shout kuri Family Squad team yose. Urumva dufite MC Mahoney Bone shout kuri Mahoney Bone. Urumva ni ku mutima muhungu wacu wa NYC represent. Urumva represent kuri B-Mob kuva mu Kinyambo G kwangera murabizi. Urumva so abo bose rero uyu munsi wa none ngewe ndeba none nk'abantu twakomeje gupushinga ukuri kw'Imana ni ibintu biteye isoni sibyo kubona mani muri 13 ziba mu Rwanda nshobora kuba byibuze nzwimo nka 5 cyangwa 6 n'urugero sibyo ako still nkaba ntarabasha kwigurira imodoka ndacyari mu bukode ndakodesha na landlord kubona sometimes ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo ndi kurura mbabwira ngo ndi kubasaba ko mumfasha oya mu byumve neza. Urumva ntabwo ndi kurira kuri TV ya legacy hoya ndi kubabwira fact menda ukuri. Hari abatinya kuvuga ibyo ngende ndi kubabwira bakumva ko ngo barashaka babaho nyine no pretending ngo cap ngo cyangwa no cap ngo ibi bintu mfite no cap ariko P-Fla uko biri kose so I'm like man sibyo abantu bose ngiye ntabwo ngiye nshaka mani kubaho mu ifoto cyangwa nkaba ngashaka kwishushanya nkigira icyo ntari nkakwereka ngiye uwo ntari we. Urumva sometimes kwa na mandi kubuda muri taxi voiture wenda itagira color sibyo ifite be nkabwo ati right umusaza aciyeho kandi serious turandagera imbere na driver wala dutangira gushwana mbwatsa umusamani kura ukibire mwana kura urumva ati Cecile mani ko ndi umusaza urumva ariko amapica nyine uvuye kurya ahantu hose baravuga ati umusaza ameze neza karafashe wala kandi abasani mwese muri yizi mani ko mubayo murabyumva mu gihe UG umupeti twita upcoming mu gihanga mutaramenya na upcoming icyo bisobanuye. Urumva no upcoming cyangwa ucyakubwira ngo underground umuntu aba underground kuko akafite ibikorwa byinshi amaze gukora bigatuma kuba underground nabyo ni title. Definitely. Urumva ni title ntago kuba underground man uza are nowhere nta kintu kimwe ufite cyangwa ufite akagoma kamwe cyatubiri ngo ndi underground cyangwa upcoming upcoming wahe uvuye ho urajya nibyo P-Fla ubwo no kuvuga ngo ibintu bya capping bashyire hasi ben urumva ndakubwira ati mane mwese murabizi muratembera byaza Nairobi umwana arakora indirimbo imwe cyangwa ebyiri mane mu gihe bamucuranze hano na hano sibyo social media umunsi nayo irakora akazi sibyo nibyo gushimira cyane mane ejo umwana akayitagurira mama w'inzu akahita mukura mu gikene kandi still aracyari underground cyangwa upcoming wenda n'ubu ibyo bintu ubona ari ukubera ikibiri kuba mu Rwanda twe kuki tutabona abo bahanzi bava hasi bakazamuka cyane mu buryo bwa mikoro tutarebesha amaso ni gutyo byabaye ni gutyo bimaze imyaka ntabwo ari ibintu abanyarwanda bari kwiga today. Urumva nje nawe ubwiza ukuri mani muri abanyamashyari byatari urumva ntago mwishimira mani kubona mugenzi wanyu hari ikintu kizagezeho kubona nawe ari guparika kebyo ya danger cyangwa yazamuye impangu nziza urumva noneho muri industry hari abantu bishushanya ku sibyo
noneho abo ngabo dem niggas ntabwo ngiye kuvuga amazina yabo sibyo ugasanga bari mu bantu bagakwiye kuba bakora ibyo byose turi kuvuga ariko nibo bafatiye mbere kujya kubyangiza bakabisenya kandi babisenya mu buryo udashobora kuba waklaminga ikintu na kimwe urumva ndabyumva nta proof n'imwe ibihari n'ubuzi ngo byagenze gute cyangwa byagenze nta proof n'imwe ibihari I understand uri murabyumva hari rero ibintu nibaza cyane P-Fla uko biri kose uri umuntu wagiye ugaragara mu makoncert mu bikorwa runaka cyangwa iki kugeza na n'ubu wavuga uti njye ku bwanjye basi ndishimira iki what are you thankful of kabuti as P-Fla this is my caping or this is an amazing blessing muri iki gihe cyose umaze albira rukuri kwibara anyway njye ikintu cya mbere njye nshimira nuko ndashimira ja first and foremost ndashimira Uwiteka kuko yatumye njyewe mba yankipinza life icyo gihe cyose hari byinshi cyane hari na benshi bashaka kuba bangirira nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi bamwe ndabamenya abandi simbamenye ariko njye mba mbizi sibyo ibindi nanabyiyumvamo sibyo ariko so kuva icyo gihe cyose drama ibi amabeef n'iki amabeef n'abasani amabeef n'abafana amabeef na industry yose muri rusange ariko still man urumva alhamdulillah rabbil alamin ndashimira Imana ko ndacyahumeka kandi still man Uwiteka aracyandiye ngomba no gukora mission yanjye nzanye ngomba kwikora kandi nzavanga uko nyirangije uri murabyumva nicyo kintu cya mbere nshimira Uwiteka definitely hanyuma ikintu uvuga uti this is a dislike this is not even a blessing this was a curse iki ni ikintu cyanyishiye map hari ukuntu ufite map washushanyije ya fresh cyangwa se wanayitekerejeho wenda niyo utashushanya we nicyo uvuga uti iki kintu mana cyaranandaburije tu navuga yuko sibyo ni nka hari periode negeze gucamo sibyo noneho kuba kugira nyine influence ya ntuza ya ntuza nabyita environment sibyo surrounding yes surrounding yanjye urumva nigga P turakwemera man you number one man umva kill all them niggas man urarenze urumva so ejo ugasanga none rwa rukundo ko rumaze kuba rwinshi cyane na baba G bawe n'iki narwo rushobora kugenda nawe rukazamo kasi nyine rukagupusha rukakujyana mu bintu bitari byiza so I went to prison urumva umwaka n'amezi 2 so nta kindi kintu naziraga kirenze naziraga kwiyangiza ngiye ku giti cyanjye tu urumva fata ama drugs adasobanutse ari heavy cyane so kandi yica n'ubwenge ya destroying umutwe cyane ku buryo ntabwo nka nyuma y'imyaka 5 8 10 15 ntabwo wowe ukibasha gutekereza straight urumva so ndashima Imana ko ibi byose byabaye nyine igihano kikarangira nkasubira Imana ikansubiza mu buzima busanzwe urumva so ngubu nameze fresh urumva so yo navuga ko ni nka curse ni curse ariko P-Fla ari ibintu abantu bakunda kuvuga ngo uko biri kose uri mu rapper cyangwa se uri muri hip hop ntushobora kuba hari ibintu wiyongeramo runaka ngo umere uko cyangwa se ugira izo swag sinzi uko nabivuga nanone ntushobora no kuba wamara imyaka ufite kubaho ku isi utageze hari ahantu bakubika tu kwaje kwa change quotation no anyway umva se nkubwira sibyo Rese P-Fla bari kusubiza icyo kintu inseko yawe Ivahe niko wamyusika kuva na kera uyona anyway sibyo sibyo rest in power musaza Maru Tupac Shakur nawe yagiye Shane sibyo yagiye akora udusheni dutandukanye twishi kabisa sibyo yego ako rero n'abandi benshi sibyo n'abandi benshi no mu Rwanda still urumva kandi kina kongera no komeye free maniga J urumva free maniga J man urumva so ni ibintu bisanzwe byo mu buzima sibyo ntabwo ari ukubera ari hip hop cyangwa ikintu uko abantu babyumva nabi sibyo babyumva nabi kuko urabona iyo umuntu azwi akantu kose yakora akantu keza yaguze imodoka cyangwa yaguriye mama w'ikibanza agiye kumwubakira inzu bakabivuga bakumva ni ibintu byiza ati wow ibyo bintu yabikoze ako niyo nanone ya kasi nanone garutse uje gusanga none uri mu nkiko urimo uraburana ibiboro utamenye byari byo n'icyo wambaye pingu si twabwe ko barabonega mana ari abavayo bara n'abavayo n'ibirara urumva
ako bakibagiza yuko ibyo byose bari kuvuga ko uzwi uri famous sibyo so babimenye kuko bakwitayeho kuzwi sibyo ntaho none do abaraperi n'iki no ni ibintu biri general n'ubuzima busanzwe nk'uko nagiye mbivuga inshuro nyinshi ntabwo abantu bose man ubu ngubu bari ku mabrigade mu makasho ya polisi ahantu hose hatandukanye mu gihugu cyangwa bari muri za correctional facilities zitandukanye mu gihugu ntabwo bose ari abasani ntabwo bose ari abasani ahubwo ahitanazamo akantu ko kwibaza urabona uko biri kose muri stability y'umuntu cyangwa se gutuza k'umuntu hazamo urugo hazamo kuba ageze igihe runaka akagira haba akagira uwo muryango P-Fla ubu ngubu uhagaze gute ku baba batazi ayo makuru ufite umuryango ese umeze ute ko hari n'abakeka ko umuntu uba muri hip hop adashobora no kugira umuryango ubwo atego kuri aba yaraburije ntabwo bivamo ahubwo ubundi abantu batekereza gutyo amushaho kubera nibo bafite ikibazo kiri serious cyane gikomeye men urumva bashakire room men hara hepfo kuko mufite ibibazo biri seri urumva men uko urabona hari ukuntu nicyo cya kintu nakubwiraga cyacu cy'abanyarwanda mane abantu bafite imyumvire utamenya uko iteye none ugasanga ya myumvire amaniga badashaka gucenjinga niyo agenda atuma ngiye ntabasha kubona akantu cyangwa mugenzi wanjye ntabona akantu sibyo ko hari nk'umuniga mwana ufite nka company ye ko ati njya gukura amujane ngenda mwikundira twiki ntamuha amafaranga akankurura akanyamamariza kumva ni n'umuhungu nyine uhagaze neza n'icyo umeze fresh namuha inote men usenye mane billboard sibyo usera abantuza urampapa wakubise ntuza supuji wamukubise billboard ya Airtel numva Usman use kuko ngiye nari inyanza mwana usura muniga ndusha guhagarara fresh I know right sibyo hari n'abandi bagenzi banje benshi ariko nukuvuga ngo hari icyo bita nyine bo nama rat nama snitch numva bose nama snitch numva niyo system anga yabo nyine y'abaraji kuko nka boss ashobora gukinira kuko iyongoza undi mujoka yatamwe ati mwana ati ujya gukora mistake ikomeye cyane urumva ati barabonega urashaka kumukubita billboard ya danger n'icyo mukubita inote na contract ati reka barabajene ntabwo bashobotse banywa amatabi benshi wagira ngo uri kubimubwira murayasangira urumva sibyo cyangwa iyo wagishe uramuhamagara ukambwira ati umusame nkeneye money bail urumva sibyo cyangwa nshakira umuloya urumva so ukibaza waretse niba nanywa n'ibitabi niba naranasaze waretse boss akanyihera ibiceri sibyo wenda ngiye noneho boss yabona nashobotse tuzarangizanye avuga ati noneho P-Fla cyangwa se runaka bucishe ndabona udashobotse buryo ibyo bambwiraga mbonye ari byo sibyo wenda ureke wa decide sibyo ifatira decision nka boss aho gusanga umuntu niba ari urukundo abakunze umukire w'abandi niba ari urukundo abakunze ikofi ya boss ngo ikofi ya boss idapfubuza ugasanga yabaye ikibazo definitely coming to that hari ibintu byagaragaye cyane nahera muri iki gihe cya covid niko navuga cyangwa se pandemic iza hari ukuntu wagaragaye cyane mu mashusho no mu bitakureba ukabona ishusho yawe cyangwa atari no kuvuga indirimbo bino byakiri uteye yaba ari inseko yawe yaba ari ijambo wavuze runaka bakahita barikata P-Fla yavuze gutya P-Fla agize gutya P-Fla arasetse umutuntu dusekeje bino byakiri uteye kuko biri kose uba ufite standard yawe nk'umuntu navuga ngo ufite na copyright ni gute ngiye munankoresha muri ibi bintu emwe sinanamuze uwo muntu munshishijemo isura ni byakiri uteye nta kintu bimbwiye trust me numva nta kintu bimbwiye nk'uko weda bo ushobora nko kureba ujye nko kuri Facebook amsha urahita unsangaho sibyo honyine sawa bo numvishe let me tell some sibyo ubushize numvishe hari akantu k'Ikirego kuri TV10 bampamagaye ni nabo bambere bari bampamagaye tu gusa nari mbizi ko biri ahantu hose nibo bampamagaye Charlotte kuri ku kiganiro cyabo sibyo so barampamagara ati ibintu byo mane ko uri gushitinga Marno ngo ibi nibi DJ Marno sibyo Charlotte kuri DJ Marno arabizi ndamukunda ni ku mutima urumva so ndambwira ati mari DJ Marno ngiye ngo ndi kumushitinga ngo sinzi ngo kuri Facebook ngo rarangwanditse ibi nibi ndambwira ati ngo wayapinga kwijijisha cyangwa ati wakumarijoye ntabyo nzi rwose mumbabarire ndabwo ngiye nta Facebook nkoresha ntabwo byumvikana ndamwe ati yes nta Facebook nkoresha so tubijyamo nyine bita birangira sibyo
ariko numva njyewe man hari ibintu bimwe ngerageza kuba careless cyane ku bintu kandi ngiye mbishaka urumva ko burya buri wese aba afite ukuntu atekereza sibyo so hari ibintu ngiye ngira gutya tu nkabimefia kuko mba nifite izindi gahunda zanjye tu so nk'abo banega bose baza ari ba kapiropi byose bakaza ku ma Facebook kuri Instagram urumva man ntago ari byiza je urumva just man gerageza man kuba legend muri skin yawe man urumva sibyo yaje mugerageza kugendera muri catch zibakwira man urumva niba mbari zidafi cyangwa bazikuriremo urumva nje ndayibona ngaseka byataye oya nk'udukomedi duhere nko kuri aba babloga bagiye bakomeye cyane reka dufate ndana se navuga hande nka Dekat Kasuku hari benshi cyane abantu dukurikirana nabo kuri Instagram ureba iyo aciyemo akantu gasekeje ujya kubona ukabona ngo ndayibona nano nkabona uciyemo nkavuga se P-Fla biriya bintu ntabwo bikujena ntabwo ujya unabwira uti muname copyright yanjye dayeri iriya ni ijwi ryanjye n'isura yanjye njyewe ntabwo sibyo ntabwo I'm telling you yenda kubwiza ukuri ntabwo rwose mbitindaho ngo copyright yanjye ngo whatever iriya nifite isura yanjye turenganzira bwo kuba n'iki nanabarega sibyo mu gihe wenda tutari kubyumva kimwe wapi ntabwo ngiye mbihataye muto kuko kuri njyewe sibyo ushobora bariya bo bakora nk'ibintu ni nk'umuhamagaro tunabo baba bafite wo kunshyira kuri spot nyine nanjye nifuza kuba ndiho urumva kuko ntabwo baba bagiye ntabwo bafata umuntu uwo ari wese ubonetse kuri street urumva so impamvu rero babikora nuko bazi ko there is something urumva uyu munega bafana yawe cyabishimira yes uyu munega ni iki uyu munega ni nakazi kose uyu munega ni isi yose ni mpamvu ngiye mbyakira muri yo sanze ntabwo in a positive way yes amazing hanyuma P-Fla turi muri 2021 turi guca muri pandemic mu bintu byinshi cyane bitandukanye wowe ibi bintu uri kubicamo ese ubundi ntabwo iyi pandemic yo yakukubisera ntabwo mba nkubwiza ukuri okay ntabwo ndashimira Imana ntabwo nari narwara sindarwara rwose ngo njye kwa muganga bansangemo COVID-19 so ndacyashimira Imana cyane ariko bitavuze ko bishobora kumbaho anytime so kuko nta muntu n'umwe uri safe mu gihe nyine tuba tuhumeka umwuka nyine twese dusangira w'ikirere Imana yaduhaye sibyo nta bibazo yaje muri industry yawe nta kantu kakubaye gasekeje ibyo ariko se none Mana yawe gusa urumva ibyo ngibyo bijyanye no kubanda nakwandura cyangwa se famille yanjye ikandura ntabwo nta muntu nzi muri famille wanjye yahuye n'ikibazo cyo kurwara COVID-19 so kandi Imana ishimwe cyane cyangwa se n'abashuti banjye ba hafi nta n'umwe nzi sibyo ni ibintu byo gushimira Imana kugeza umunsi wa none kansaba nanayisaba ko byakomeza gutyo iturinde sibyo nk'uko yaturinze n'ubundi igumize turinde twese hamwe n'igihugu cyacu muri rusange sibyo yes no imirimo yawe irakomeza like are you still in the how can I say in the vibe of y'ibikorwa byawe as a rapper as a known rapper I can even say Shalbina nakubwiza ukuri ntabwo mu by'ukuri ntabwo nestay ntabwo meze fresh kubera yuko niba nari ntunzwe n'ibitaramo bamvuga ati Friday, Saturday, Sunday ngomba kuba ndi mu kazi so ubu uyu munsi wa none no kugira ngo nsore indirimbo hari ukuntu ngira gutya ngacika intege kuko ndasohora indirimbo imwe na video intwaye inoti ya 800 sibyo intwaye inoti ya 500 intwaye inoti ya miliyoni sibyo ayo mafaranga njyewe ntabwo ngende kuyabona ku kanya ngahitaza nkuko nari nsanzwe nyabona mu bitaramo so ugasanga rero n'umukire wa nkunda kundi ibihangano byanjye arashaka yuko wenda tumwamamariza n'urugero so ibyo bintu byose mane batugeraga ko ubona ko turi mu kazi sibyo turakora sibyo iyo ntagiye mu ntara mba kejera ahantu hose usanga amafishi hose turi ahantu hose sibyo so bigatuma rero nawe mukira avuga ati uyu mujene cyangwa abana bajene muri rusange ndabashaka basi nanjye banyamamarize bambwire nangahe dusinye contract y'umwaka cyangwa imyaka 2 gasanga imyaka 2 ishize meze fresh landlord ataburaye mu rugo abana batabura icyo kurya ibyo bintu nk'ibyo ukabona ko ubuzima ari fresh aya studio sinyabure simbura y'cyangwa urumva ibintu byose imisoro y'abandi nayo ikaboneka ako urumva rero ntabwo rero byose byahise bimera gutya ukurana imyaka igiye kuba hafi 2 si byose ntabwo nkumbuye microphone nkumbuye kujya kuri stage urumva nkumbuye kujya stage abanega mani nkababwira nti
My first album had no famous guest appearances. The outcome, I'm crowned the best lyricists. Mfatiraho kimpango mpango abateteshaga MSC umwe kuri umwe ngo nabaraje mu nzitagira isime impamvu ni iyihe ni of course mbashize inyota nta take nta lost ubu mafirage muri bipipe advertise ibyo dukora nta kindi nari nzi nkabyo media mind control njyahoro z'ubwoko amabara baho yose ukayambonamo ndikiyo indorerwamo wabe impumyi utabasha kunyibonamo blazing ganja na MUGO inshinge nshumikane n'abatoti nkuvuze betatu ku maboko turi batatu nta mpamvu yo kubishene tugipfa ubwoko you couldn't predict the weather Mr. Ono ubimenya I'm so long nice nka speed English school aho tukwigisha icyongereza senga ndekeraho abaguheteho bar ubona ibisengo hembuze tigo ntunshingeho undebe buryo usabe ndekeraho utanampfiraho igihugu gitera ikindi abantu tugapfakaza amagini ubyibuke sineri yumbabarire fake tags no love rwose hasi no interest mwirirwe mana yanjye ngo mugire mute mwirirwe ariko dukora outro tunashoza n'ibiri nk'ibyo imirongo ugira ntabwo njya mbyumva nzi ko bavuga ngo hari umuntu ufite inganzo ngo hari umuntu ngo ufite ngo let's say impano hari n'uwabyiza hari aho handi ngo kunyundo harahepfo benshi cyane babivuga uburyo bugiye butandukanye we inganzo ufite ni ivahe muba hari flows nkeka ko wanongeyemo mukanje hari n'izo ntanazi sinkubeshye ziza gute how I mean ntabwo nakubeshya rwose nuko wize cyane se wapi ntabyo kwiga rwose ko rap n'amashuri cyane kwiga ni byiza ukaba ufite base runaka ariko ni ibintu babikuriye moto nta hantu ubikura biza gutyo okay bon mfite abahanzi babinkundishije urumva hari abahanzi bankundishije umuziki duhere kuri umusaza wambaye urumva respect ku musaza mukuru harimo ba Notorious B.I.G. Rest in Power Notorious B.I.G. DMX Rest in Power urumva Big Pun urumva Jay-Z Nas urumva na warapera nakuze numva ndumwana mutoya nkumva nibo batumye nkunda injyana hip hop cyane bikanjyamo no kugira n'ibindi byose nakundaga basket ntina neza nshaka kuza mu kintu mwiza nshaka gukina neza urumva so definitely akorodeho hip hop iragenda imbamo nyinshi cyane rero so nibwo rero nagize igitekerezo cyo kuba nanjye nakora umuziki dodeho gukora umuziki narerebye nsanga ntabwo nakora umuziki ngo mfurenge mu cyongereza nzarushe 50 Cent nzarushe J Cole sibyo nzarushe who is this nigga 2 Chainz sibyo ni benshi abo bose nuko icyo nshaka kuvuga ni wa muntu kurapa cyangwa kuririmba bisaba kuba ubikora mu rurimi rwawe nibwo ubikora ubifeelinga neza kuko ntabwo ushobora kuririmba cyangwa urape mu rurimi utabasha kurotamo iyo umuntu aryamye arota mu rurimi rwe ntabwo ushobora kurota mu cyongereza cyangwa mu gifaransa nubwo waba ukizi numva abimenyereye nabyo narinze ahubwo ndaza gucunga uko ndota P-Fla nimba mvuga ikinyarwanda naravukiye mu Rwanda ni bibiri sibyo hari ukurota hakaba no gutekereza muri wowe ntabwo ushobora gutekereza mu rurimi utari urwawe urumva ururimi wenda ufata nk'urwa kabiri cyangwa rwa gatatu kuri wowe iyo uri gutekereza muri wowe ntabwo ushobora gutekereza mu rurimi rwa kabiri cyangwa rwa gatatu utekereza mu rurimi rwa mbere sibyo so rero iyo ushaka kuririmba rero ibintu biri professional bya nyabyo ureka ibintu byo kujya mu ndimi wowe udasobanukiwe neza n'ubwo barazize ku ishuri so nibwo rero nisunzo bita Mahone Bon MC Mahone Bon Charlotte kuri Mahone Bon numva n'umujene twakuranye Nyamirambo numva kuba kera rero guha ni ibintu je movement yanjye yatangiye 1997-98 nibwo natangiye movement na MC Mahone Bon urumva turi gushaka ukuntu twafata zira beat abanyamerika bari gukoreraho abari bagezweho icyo gihe natwe tukarapa mu kinyarwanda sibyo gato aho ndasigaye uvuze ngo 97-98 yes niho njye nahere movement yanjye of course urabibona wasabura ndi umwana undi we nagurungana ariko ndimize mbyibaza okay anyway nicyo gihe nari ndi young cyane ariko nari mature wayitangiye ufite niburi myaka ingana nari mature cyane icyo gihe nkubwira cyama ni Bon nanjye icyo gihe nari ndi nko muri za
14 n'itatu uri muto cyane n'itatu n'ine gutyo bakumfite igikuriro mfite igikuriro n'iki na vibe y'iki kintu yes ibyo bintu ari byo bintu biba mu mutwe wanje sometimes no kwiga ugasanga ndi kugenda nzana amanota atari meza kuko hari ibindi bintu mind yanjye urabyumva ahubwo se mpita mbyibaza P-Fla ko tubizi hari igihe ujya ucishamo ugashyiraho izina ry'umwana wawe ariko ese ubu nk'umwana wawe akuze akavuga ati njye papa sinzi uko akwita sinzi kuna abivuga ntabwo nzi izina akita gusa uko biri kose avuze ati nanjye Maniga P akwita Maniga P yo papa nyine ni ibisanzwe ariko kwa kunyera tuba turi abantu nyine tumeze gutyo turi aba friend murakundana cyane bose nyine yo Maniga P ntabwo yanyita P cyangwa Maniga P numve bimbangamiye tu hanyuma wakoze akakubwira ati nanjye papa ndashaka gukora hip hop nta kibazo wamureka namureka muzika atazago hip hop niyoroshye hip hop culture niyoroshye namureka ariko namureka hari condition imwe namushyiraho imwe yonyine itagira ya kabiri niyo kubanza kwiga twese ndakarenza nka university akarenza nka university kandi akitwara neza akaba umuhanga agatsinda mu ishuri ibyo yakwiga byose yakwiga itangazamakuru yakwiga ubuganga ibyo yakwiga byose ariko akaba n'umuhanga muri byo nicyo cyanyereka ko ashobora kuzagira na future kuko hari igihe ashobora gukora hip hop ayikunda ariko ntabe successful so mu gihe bidakunze rero aba afite indi path definitely P-Fla dusoza nkunda kubaza abantu ikintu gituma beguka ku munsi kuko biri kose iminsi bigenda y'ubuzima kandi ntabwo ushobora kugarura igihe cyashize wowe iyo ubyutse nka P-Fla what makes you become who you are niki gituma ni iyihe mbago yawe basi nimba ari nka quotation nimba ari igikorwa runaka ukora nimba ari ikintu utekereza bimera bite ntabwo numva neza icyo ushaka kumva ngo what is your motivation on a daily life like daily basis nka P-Fla icyo ugendera motivation ituma mbasha kubyuka nkabatereka njya muri studio nkora indirimbo ndebe ko hari uko byagenda nkabona amafaranga nyine kwa guhiga gutuma nk'uko abandi bose babyuka bakajya ku kazi mu gitondo ikintu bapushinga cyane numva so that's a good question actually good question cyane navuga yuko hari igihe ntekereza kuri dota wanjye sibyo cyangwa ngatekereza kuri ku muhungu mukuru ni abantu batuma igihe cyose iyo nazubaye iyo ntangiye kuzubara muri njyewe bahita bangarura bahita bangarura nkahita mvuga ati oh my god nari nzubaye kandi ibi byose ndi gukora nibo mbikorera urumva nibo mbikorera so ni abantu nanjye bampakime bampa imbaraga nyinshi cyane zo kumva yuko nagomba kugivinga up kandi ibyo natangiye ngomba kubisoza no witeka Are you want to so the people are watching you, your fans, even your haters, by the way? Even my haters, man, peace, man. Peace. Need to ababwira anybody message, anybody upcoming movement ufite. What do you have to tell them? But you know, ababwira upcoming moves, man. Harigiye umuntu kubivuga cyane bitaraba. Ako no big deal, urumva. Mfite mixtape bayita A92. Urumva album nayo bayita A92 urumva ni ibintu biri bisaje kuvuga naguhaye imbaraga kabiri kuko my first album debut album yanjye yitwaga naguhaye imbaraga uvuga nde naguhaye imbaraga wa inde niko album yitwa ni iryo jambo ryavuye kuki iya mbere iyo ya mbere nyine iryo jambo naguhaye indi naguhaye imbaraga so navugaga bagenzi banjye twagiye dufashanya kuzamuka na industry muri rusange n'aba presenter abo twari turi kumwe icyo gihe nyine turi kuri hasi yo kuzamuka twese urumva so hari bamwe nyine mbambwira nyine ukuntu nanjye ibyo nakoze bifite aho byagiye bigirira akamaro bakazamuka baba ari kuri side y'abanyamakuru cyangwa kuri side natwe y'abasani ni muri rusange to ubu none iyi ya kabiri rero naguhaye imbaraga kabiri hari ya kabiri nyine na album urumva izasohoka iri kumwe na mixtape yayo tu ni vuba turi vuba cyane aho ubwo bashonje rwose bayishiwe cyane definitely bazayibona he kuma platforms right now nta platform nimwe nshobora kukubwira uko bitewe nuko ntabwo dufite full package right now definitely thank you so much sibyo gusa ibikorwa ni byinshi nibyo people ibikorwa ni byinshi urumva ni byinshi cyane urumva kandi ikindi mensha abajimane baba bashaka kwita amazina y'umuntu urumva bakita amazina y'umuntu bakayakoresha uko atari bakayakoresha nabi at the end of the day birangira abantu babimenye ko atari wowe kuko ntabwo ushobora kuba njye ntabwo ushobora kuba njyewe n'umusore nta njyewe mba mbabwiza ukuri sibyo n'ubwa mbere mbivuze kuri TV ya Legacy sibyo
ntabwo nkoresha Instagram. Ninkoresha Instagram muzabimenya kuko nshobora no kuzahamagara Legacy mbabwira ati right now ngubu iyi ni IG yanjye official. So bari abantu bose n'abakwiti. Stop man, abo bantu bose man. Nushaka man nubona ngo P-Fla official capital P whatever ntago ari nje. Numva kuri Facebook ntago ari nje. Ariyo mpamvu nkoresha WhatsApp yonyine gusa. Numva ku WhatsApp ntago wanyitira ntago bishoboka. Amazing. Bakurindira uzaza se basi tugufollowing. Yeah. Vuba rwose cyane. Vuba cyane kandi manega. Sibyo man nta rwango mafitiye sibyo. Ntabwo ngiye abo bajimbanga rwose nubwo ntanabazi ariko ni peace man ariko ntago ari byiza man. Definitely. Just love ku bantu bose bari bakurikiye Legacy TV, P-Fla, Capital P, Maximus, wakabiri n'andi mazina menshi cyane. Respect to you, ndashimira cyane menshi mwagiye mumwumviraho byinshi cyane. Mukare muri comment mujyane mwana following abo bantu bamwitirira. I repeat again, that's not P-Fla. P-Fla has no social media platform. He only uses WhatsApp. I repeat again, WhatsApp. Ubwo abantu bashaka WhatsApp bandike muri comment. Turebe ko twabaremera akanimero kanyu. Cyane rwose, for sure. N'abakobwa cyane cyane.